Mu gihe isi ikomeje kwitegereza intambara ikomeye iri hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, hari ikintu gishya kiri guhindura uburyo intambara zo muri iki gihe zisigaye zirwanwamo. Kera ubundi igihugu cyabaga gifite indege nyinshi z'intambara ndetse na za misile ndetse n'izindi ntwaro zihenze, ni nacyo cyabaga gifite amahirwe menshi yo gutsinda urwo rugamba. Ariko intambara ya Ukraine imaze kwerekana ko ibintu bishobora kuba byarahindutse. Uyu munsi drone ntoya kandi ihendutse cyane ishobora guteza igihombo gikomeye cyane ku ruganda rufite agaciro ka miliyoni nyinshi z'amadolari. Ukraine iri gukoresha izi drone nk'intwaro y'ubukungu n'ingamba za gisirikare. Ni mu gihe Uburusiya bufite inganda nini z'intwaro ndetse n'umutungo mwinshi. Ukraine iri gushakaho ishobora kubabaza cyane Uburusiya. Ibikorwa remezo bituma intambara ikomeza. Ariko ikibazo gikomeye cyane ni iki? Ese ibitero bya Ukraine ku nganda za peteroli n'ibindi bikorwa remezo bishobora guhindura intambara? Uyu munsi turarebera hamwe uburyo Ukraine iri guhindura ikarita y'intambara, impamvu Uburusiya buri guhangayika ndetse n'ingaruka ibi bishobora kugira ku hazaza h'iyi ntambara. Mbere yuko nkomeza, byaba byiza uko subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ubundi mu myaka yashize intambara nyinshi zashingiraga ku ntwaro zihenze cyane. Indege z'intambara, ubwato bunini, tanks ndetse n'imashini ziremereye cyane, nabyo byafatwaga nk'ikimenyetso cy'intambara za gisirikare. Ariko Ukraine yerekanye uburyo bushya bwo kurwana, harimo drones. Drones zikoreshwa na Ukraine ntabwo zose ari nini cyane, nta nubwo zinahenze. Bimwe muri zo zikorwa ku mafaranga make ugereranyije n'agaciro k'ibyo zishobora kwangiza. Iyo drone imwe ifite agaciro gato ishobora kwangiza uruganda rutunganya peteroli, aho ibisasu byayo bishobora guhagarika ibikorwa byinjizaga amafaranga menshi. Icyo kiba ari igihombo gikomeye cyane kuruta uko abantu babyumva. Ni nayo mpamvu abasesenguzi benshi bavuga ko Ukraine iri guhindura drone mo ikibazo kinini cyane ku Burusiya kuruta uko Abarusiya babyumvishaga. Ikibazo Uburusiya bufite ni uko budashobora kurinda buri kintu cyose. Hari inganda za peteroli, hari ibyambu, hari ibiraro, hari gari ya moshi, hari ububiko bwa gisirikare ndetse n'ibindi bikorwa remezo byinshi bikomeye cyane mu Burusiya. Iyo burinze ahantu hamwe, ahandi hashobora gusigara hadakingiwe neza, bikaba byatuma Ukraine ibameneramo. Peteroli ni kimwe mu bintu by'ingenzi ku bukungu bw'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya ni kimwe mu bihugu bikomeye ku isi mu gutanga peteroli ndetse na gaze ku isi hose. Amafaranga menshi igihugu cyinjiza ava mu bicuruzwa by'ingufu. Ariko Ukraine iri kugaba ibitero bikomeye cyane ku ruganda rutunganya peteroli, aho kwibanda gusa ku masoko cyangwa ku bibuga bya gisirikare. Impamvu ni uko uruganda rutunganya peteroli ari rwo ruhindura peteroli mbisi mo lisansi ndetse n'amazutu n'ibindi bikenerwa. Iyo uruganda nk'urwo rwangiritse, ntabwo bagira cyangwa se ntibigira ingaruka ku bukungu gusa, ahubwo bigira ingaruka no ku gisirikare muri rusange. Igisirikare ubundi gikeneye lisansi kugira ngo tanks zigende ndetse n'indege ziguruke, amakamyo atwara ibikoresho ndetse n'abasirikare bagere ku rugamba. Ni nayo mpamvu ibibundi bitero kuri izi nganda bifatwa nk'igice cy'intambara gikomeye. Urugero ni igitero ku ruganda rwa Ryazan, rumwe mu nganda zikomeye cyane zitunganya peteroli mu Burusiya. Izi nganda zifite ubushobozi bwo gutunganya toni miliyoni nyinshi cyane za peteroli buri mwaka. Iyo ibikorwa byazo bihagaritswe, nubwo byaba ari igihe gito, bishobora guteza ikibazo ku isoko ry'imbere hagati mu gihugu. Ikibazo gikomeye cyane ni ukumenya niba ibi bishobora guteza ikibazo ku baturage basanzwe. Ubundi iyo inganda nyinshi zangiritse, igihugu gishobora gutangira kugira ngo ikibazo cyo kubona lisansi ihagije. Ibi bishobora guteza izamuka ku biciro bya lisansi ndetse n'imirongo miremire kuri za sitasiyo, ndetse no kongera amafaranga yo gutwara ibintu n'abantu. Igitutu ku bukungu bw'igihugu kikaba cyateyemo. Ubundi hari ibibazo nk'ibi byigeze kugaragara mu bice bimwe na bimwe byagenzurwaga ndetse n'Uburusiya.
ariko birakwiye kumenya ko Uburusiya ari igihugu kinini kandi gifite ubushobozi bwo gushaka ibisubizo. Bushobora no gutumiza ibikomoka kuri peteroli ku bindi bihugu cyangwa se bugahindura uburyo bwo gukwirakwiza ibicuruzwa. Ikibazo si uko Uburusiya buzahita bubura lisansi yose, ahubwo ikibazo ni uko buri gitero gishobora kongera igitutu cyane ku bukungu ndetse n'ubushobozi bwo gukomeza intambara. Hari indi ntego ubundi ikomeye y'ibi bitero, ni uguhatira Uburusiya kwimura ubwirinzi bwabwo bwo mu kirere. Sisiteme zo kurinda ikirere zihenze cyane kandi ntabwo zihagije kugira ngo zirinde igihugu cyose muri rusange. Uburusiya bugomba guhitamo kugira ngo bukomeze kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Ese burinda inganda za peteroli? Ese burinda ibirindiro bya gisirikare? Ese burinda ibirindiro bya misiri? Ese burinda imijyi minini? Ibyo byose ni byo kwibazaho. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane mu gihe Ukraine ikomeje gukoresha drones nyinshi. Iyo Uburusiya bujyanayo ubwirinzi bwinshi, bushobora gusiga ahandi hafite intege nke kuruta uko abantu babitekerezaga. Ni uburyo Ukraine iri gukoresha kugira ngo ihate umwanzi gukoresha umutungo munini mu kwirinda. Niho yabonye intege nke Abarusiya bafite kugira ngo nabo ibameneremo. Murumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Nubwo ibi bitero bigira ingaruka zikomeye cyane, ntabwo bivuze ko Uburusiya bwatsinzwe. Uburusiya buracyafite umutungo munini, inganda nyinshi ndetse n'ubushobozi bwo gukora intwaro. Ariko ikibazo kiri kubaho ni iki ngiki: n'amafaranga angahe akomeza gukoresha kugira ngo bakomeze intambara? Cyo nicyo kwibaza. Iyo uruganda rumwe rwangiritse, n'amafaranga yo kurasana. Iyo ubwirinzi bwimuwe ahantu henshi, n'amafaranga menshi yo kubungabunga. Iyo kohereza peteroli hanze bigabanutse, n'amafaranga make yinjira. Ariko murabyumva ko ikibazo ari ikibazo gikomeye, gishobora no kugiraho ingaruka n'abandi benshi cyane mu buryo batabitekerezaga. Ibi byose bishobora gushyira igitutu ubundi ku gihe kirekire cy'ahazaza. Intambara ya Ukraine iri kwerekana ko uburyo bwo kurwana buri guhinduka umunsi ku munsi nyuma y'igihe kinini bamaze igihe barwanya. Igihugu gifite intwaro nyinshi kandi zihenze, ntabwo buri gihe kiba gifite intsinzi yoroshye. Cyo mukimenye, uyu munsi drone ntoya ishobora kuba ikibazo gikomeye cyane ku ruganda runini. Ukraine iri gukoresha uburyo bwo kwibasira ahantu hafite agaciro gakomeye ku Burusiya. Ariko ikibazo gikomeza kuba, ese izi nganda zizagira uruhare mu guhindura intambara? Ni cyo kwibazaho gikomeye. Cyangwa Uburusiya buzabona uburyo bwo guhangana n'izi drone ndetse no gusana ibyangiritse? Ni ikibazo gikomeye. Murumva ko drones zikomeje kuba akasamutwe, niko nabivuga ku kibazo cy'intambara mu Burusiya. Igihe nicyo kizabitwereka. Reka dutegereze turebe. Ariko icyo kwibaza ni kimwe, bimaze kugaragara ko intambara isigaye y'iki gihe mu by'ukuri akantu gato gashobora kwangiza umutungo w'igihugu uremereye, ndetse bikagiraho ingaruka n'abandi bo mu bindi bihugu, cyane ko twese aho turi ku isi dukenera essence, dukenera mazutu, dukenera gaze. Murumva ko ni ikibazo gikomeye. Niba ukunda inkuru zisesengura ubundi intambara, politiki mpuzamahanga nibera ku isi, wakora subscribe ukajya udukurikira umunsi ku munsi. Kandi wakoze uyu munsi kubana natwe. Tuzabonane mu biganiro byacu bikurikira.